mugenzi wanjye ngeze kwerekera kundana n'umukobwa mugenzi wanjye ntabwo ngiye nshaka gukundana n'umuntu umeze nkanjye ashibye byagiye urumva bitari kiriya we ntabwo biri kiriya kubera yuko kandi ngiye nta nubwo ndi umukobwa reka tukiri ahangaha mbere yuko ngira ugurukana umuntu mbere afaka ababwiye ko atari umukobwa n'umugore none se ibi ngibi amaguru ukagora bikagora amakara ugenda karabungira ndi umugore ndi umugore wa so ndi umugore wawe ndi umugore wa bene wanyu ndi umugore wawe akora mu nkuru Mana yanjye ariko maje mu buzima ndapfuye mba narum Yesu we Mana njyewe hari umuntu nutse biriya bitutsi ndakubwiza ko ntabwo twakirana none se ejo njyewe twari twibereye muri story zacu nta n'umutima mubi wari ubirimo n'uwo muntu natutse rwose ntago nzi ahantu yari ashyanutse yarafunguye kamera namunasabye ariko mbega ibitutsi mana we twagiye rero mbere ko tugera kuri uyu muntu manzi ukirenge kino kintu Brianne watuvanze waduconfusinze nakubajije mu rukundo n'umukobwa urambwira ati nigute nabana mu rukundo n'umukobwa mugenzi wanjye ndakubaza rero biri clear birumvikanye ubwo ufite umujene ukurya wasanga uri kumwe na diplomate ngo gukunda kubi urangije ngo ya ema iki niki baguhaye ndapfuye yes bamwita Lili Lili pupe Lili wari mama na miracle mana yanjye we sheri wanjye mama champagne mbabagiramwe kamuzamure mama champagne requesting a mic noneho Brianne mama la champagne requesting a mic mbere yuko Brianne aza kudura requesting a mic mama la champagne mama la miracle ngiye mwita mama la miracle saba mic kwanza noneho Brianne ntabwo uyu munsi uza kuducika urumva urashyiraho umucyo urumva urabishyiraho umucyo kuvuga ngo waraye uturimanganije waraye utwibye so twabaye confused yesterday urukumva ndakubaza Brianne uri mu rukundo dore bari kuduhereza bari kukwana bombo y'umutima hano batipe bari mu rukundo aho wagiye bakagusenya bakongera bakakubaka Brianne wabaye akasa mutwe abangora mbwa ati ngo difata sinkiryama mbona Brianne noneho afite ukuntu yambara mukondo auto urumva abahunga bavumbiye ko gahera hari abafite amafaranga urumva nanjye ndafite ngese nago nkora hari ubwo ndaramamba imbwa nanjye rega ndakora nanjye mfite amafaranga warangije uratubwira umva ikintu cyandakaje cyarakaje n'abantu udushyira mu rujijo ugiye gukotinga amagambo kugira ngo ubishyireho umucyo umva ikintu cya confusinze abantu nakubajije umva ndi mu rukundo yego twabyumvise uri mu rukundo icyo ni kimwe ni gitsina n'umukobwa mugenzi wawe cyangwa n'umugabo umukobwa mugenzi wanjye ngeze kwerekera kundana n'umukobwa mugenzi wanjye ntabwo ngiye nshaka gukundana n'umuntu umeze nkanjye aho ngo birumvikana hanyuma turongera ashibye byagiye urumva bitari kiriya we ntabwo biri kiriya kubera yuko kandi ngiye nta nubwo ndi umukobwa reka turashize aho turumirwa afaka ababwiye ko atari umukobwa n'umugore none se ibi ngibi amaguru ukagora bikagora amakara ugenda karabungera ndi umugore wawe ndi umugore wa bene wanyu ndi umugore wawe akora mu nkuru mbere yuko tugera kuri uyu nguyu wahaye bene wabo tumanze udukiriyaringe Brianne ntabwo akorana n'umukobwa mugenzi wawe tende uri mu rukundo tuvane mu rujijo bimeze biti uri gatiki ariko se reka ngewe dore oh mukomeze sheri mukomeze munyiremerere sheri wanjye urumva so dukure mu rujijo
uri mu reka mbanze rukundo mbabwire sibyo Godfa yego uretse yuko nyine usibye ko abantu bishyanutsa abantu basigaye barigize abayobozi abantu bagomba kwinjira mu buzima bw'abantu abantu basigaye usanga buri muntu wese aho kugira ngo amenye ibyo ajya kumenya iby'abandi bantu nta muntu ushinzwe kumenya ngo icyo nkundana nacyo sibyo bamuhaye ingofero n'ubwanwa bakugize umugabo erega n'ubundi ndi umugabo man Godfather ndi umugabo njye ndi umugabo man ibyo uri kubyumva ko ndi umugabo ibyo bintu ubivuze ubitekerejeho kabiri ye ndi umugabo bro ndi bamwambitse umugabo ingofero yindi bamugize umugabo ye ndi umugabo okay bivimuzi ubidusobanurire uri umugabo mu buhe oya ndi umugabo kuvuga ngo ndi umugabo kubera ko mfite inshingano abagabo bafite yewe mfite imyaka mfite n'inshingano mfite ntago bingana mfite inshingano nyinshi zirengeje imyaka yanjye mfite inshingano nyinshi yari abagabo dusobanurire ariko kumva ndetse ndikubwira ko mfite inshingano hari umugabo ndusha inshingano usibye kuba umugabo bivuga ngo arambara ipantaro ngo nyarahagaze ngo ibiki ariko nanjye ndi umugabo kuko mfite ibintu byinshi nikorera nimariye nyine n'umugabo atakora to hariho n'undi mugabo utabikora so iby'ejo rero ejo sinzi ukuntu abantu ibintu babifashe nyine ngewe urabizi ko ibintu bya TikTok ari wowe ugenda unyereka ngo bigenda gutya so ejo rero naje kuri live turi kwiterera story zacu twishimye ni umuntu nyine ariko ari ukuntu nyine ushaka kugira ngo nyine entertain abantu nyine mugume mwishimye abantu ariko nuko bahita baza bagafata ibintu bakabishyira ku yindi level reba nk'ubu ngubu muba mwandaburije mwaneje ku rusengero rwacu kandi ejo nari ndi kubikora ndi kwisekera turi kwitera story ubu muba mwatumye bafata ku rusengero nkaho ntari seri ndi umukristo uri seriye wallahi uzi umwe mumva mwambane kandi ngo twateraga story so rero ahangaha niho ndi kukubwira reka tubihe umucyo uri gatiki njyewe ndi Brianne abanzi baranzi abatanzi ntago ari ngombwa ngo bamenye ikindi ntago muzi ko se babaye abantu b'ibinyabibiri buriya reka kutuvanga habaho abantu umva nkubwire hariho umuntu uvukana igitsina kobwa igitsina hungu ariko hari n'uvukana bibiri igitsina gore n'igitsina gabo abo bantu ni bibiri kandi ni abantu nabo nk'abandi uwo muntu rero ntabwo yakubwira ngo ni umukobwa ararwo yakubwira ngo ni umuhungu uri kumva man ikindi hariho n'abantu bavutse nta gitsina bafite ugize ngo iki hariho n'abantu bavuka nta gitsina bafite turashize buriya none ejo waratuvanze watubwiye kuri mu rukundo kandi ku muntu mudahuje igitsina turavuga ati ndakubajije niba nkundana n'umukobwa ndakubwira njye ntabwo nakundana umukobwa mugenzi wanjye umeze gutya nkanjye meze gutya ntabwo njye uwo muntu twakundana vraiment ntabwo njye nakundana n'umuntu okay buriya uri mu rukundo